tugasaga ibishakira b'iki gihe hari n'abashaka ko ibyuma by'ikoranabuhanga yego ikoranabuhanga risigaye riraga abageni cyane. nibuka hari ahantu hamwe umuhungu yanyeretse njya nkunda gusaba abageni yego arambwira ati dore umukobwa nabonye nzabana nawe ndashaka yo ujya kunsabira yego nagiye kumusabira ngeze nsanga umuhungu arasaba atishimiwe umukobwa yarashimwe yego yashimwe n'umuhungu umukobwa narashimwe umuhungu yego bavuga bahanye nomero bahana naho bakora yego. ndashaka kubwira ngo kera abana b'abakobwa nagiye nkunda kuganira n'abantu bakuru njye numva ko abana b'abakobwa kera yabaga nk'ukuzemo niba babyita kuba umwangavu niba ntihari uko yenda icyo gihe bigaga niba batarigaga simbizi neza ubwo ashatse kugera hari igihe cyo kwiga cyabayeho hakaba n'igihe cyo batigaga cyabayeho hano ngo koherezwa kwa nyirasenge kuri ubu dusigaye tubona abana b'ubu ntabwo bakigira ngo boherejwe kwa nyirasenge batinya ngo batabaroga abandi bagatinya ngo bagati ese mwebwe icyo gihe cyanyu cya kera umwana w'umukobwa kugira ngo abe umukobwa agire indangagaciro zimuranga uko niko koko yajyanwaga kwa nyirasenge si uyu munsi niba bitaba uko mubona uwo mukobwa uko azavamo umukobwa ukwiye kuba umugeni nyirasenge w'umuntu hari abandi Shalom shalom bakunzi bacu Yesu ashimwe Kristo yazakuzwe twongeye kunezezwa no kongera kubana namwe uyu munsi uno munsi mwiza Imana yatugeneye kugira tunezererwemo rero kandi yabigeniye ari nayo mpamvu mwumva ijwi ryacu ryashoboye kubyuka rivuga tukongera tukareba bikemera tugatera intambwe bikemera ubwo no buntu bw'Imana ntabwo ari uko abagiye hari icyo tubarusha ahubwo ni imbabazi z'Imana kuri twebwe rero nagira ngo uyu munsi babwire ngo Uwiteka yongeye kutunezeza yaduhaye umutumirwa mwiza umubyeyi mwiza tugiye kuganira nawe ariko ndagira ngo bamenyeshe ngo wowe aho uri hirya no hino ukaba uri inshuti yacu Imana iguha umugisha ikindi nagira ngo bamenyeshe ko biterwa n'icyo uri mucamo wowe nonaha ariko ari uwabuze uwe turakwihanganisha ari ushonje turakubwira ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko eje impondo zikavuga ikindi turavuga ngo ukiriho buryo buri umukandida w'ibyiza rero ntucike intege ntutentebuke umenye ngo birashoboka yuko ikibi cyasimburwa n'ikiza Imana ibaha umugisha tubafitiye umutumirwa uyu munsi rero ni umubyeyi mwiza reka tumwakire tubasaba bibwire turabakiriye umubyeyi mwiza urakoze cyane mwatwibwira kugira ngo nitwa Rwamurenzi Steven yego ni umugabo ukuze mfite urugo nubatse yego ndi hano rero kwabwira ko n'umunyarwanda wishimira igihugu cye amen twagira ngo tubashimire ko mwashoboye kubana natwe kandi mukaba mutwibwiye ese buriya imyaka mwe mwamuzi imyaka yanyu igihe cyanyu mwarandikaga mukamegeye mwavukiye ko iby'ubu dukora za birthday za surprise biki ariko bishingira ko tuzi igihe umuntu yavukiye mwebwe byameraga bite nibyo twasanze datumbyara ababyeyi bacu bari bazi kwandika wow navutse muri 58 wow uyu munsi ni umusaza w'imyaka 68 wow ni ubuntu bw'Imana turashima Imana cyane ariko hari n'ikindi ubwo nungutse twari tuzi ko ababyeyi ba kera yenda batandikaga batize ariko ubwo dutangajwe no kumva mwe mwarandikaga ubwo ntibari barize amashuri menshi abo babyeyi ibyo tuvuga nta gihe na rimwe isi kuva isi yabaho nta gihe abo batabayeho yego ni ukuvuga yuko igihe cyo hambere hari amashuri y'abo hambere bagiraga rero bigaga amashuri y'icyo gihe
njya numva nasanze data azi kwandika azi gusoma Wow. ahenshi muri icyo gihe bigisha indimi zabo wasangaga baniga n'igiswahili. Yego. Nasanze azi igiswahili, banambwira yuko yigeze kuba amateka nkuru irambwira ko yigeze kuba umukarani witwa Ruhara w'umuzungu. Yego. Ruhara? Ruhara. Umuzungu yitwa Ruhara se? Ubwo ni izina bamwise kubera ko yari ateye wenda yari afite amasoso maremare. Ariko abasaza b'icyo gihe b'igihe cya data ababizi barabizi. Yego. Ndetse hari n'abamenya ko ari benshi abamuzi bazi aya mateka. Yego. Bisobanutse rero ngo abubu bahozeho nk'uko umubyeyi bivuze. Bahozeho rwose. Ntabwo ari agashya. Oya. Ariko hari n'ukuntu mise ngira amatsiko abubu nyine duhereye ku rubyiruko rw'ubu muruhuje n'ubushatse kurusanisha n'urwa kera mubona harimo itandukaniro ki? Urubyiruko rwa kera rwarangwaga n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Yego. Urubyiruko rw'ubu si bose ariko abenshi bagenda n'ibyadutse n'ibihanze, ugasanga ahanini indangagaciro z'umuco nyarwanda baravuga ngo ni ibyashaje. Yego. Ibyo bituma batandukana ariko bitabujije kuba yuko ari abanyarwanda. Ikiba gishakwa ni uko babona amateka bakayaganirizwa bakamenya indangagaciro n'umuco nyarwanda izo arizo. Mubona se nk'izo ndangagaciro kuri ubu ngubu nk'uko mubivuga mutabubu bo barimo barajyana n'ibigezweho bituma batana, mubona hakorwa iki kugira ngo birusheho kongera gutuma urubyiruko rwa none rwakongera kumenya umuco ukwiye kuranga umunyarwanda nyawe? Hariho uburyo bwinshi ariko navuga nka bubiri. Yego. Igihugu gifite imiyoborere myiza. By'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Gifite ubuyobozi bwiza kandi cyashyizeho n'inzego ziyobora uburyo bwose. Yego. Inzego z'ubuyobozi bw'urubyiruko, inzego z'ubuyobozi rusange ndetse n'iz'indangagaciro. Yego. Inzego z'umuco. Yego. Hari n'inteko izirikana. Ibyo ni ukuvuga ko nta kindi cyakorwa uretse ko urubyiruko bagomba kwitabira indangagaciro bakaziga bakazimenya. Urubyiruko rugombye kwitabira byo birahari. Birahari. Aha, rubyiruko nimwe mubwirwa. Hanyuma rero naringize amatsiko yo kumenya igihe cya kera twumvise ko urubyiruko rwitwaraga rwagenderaga cyane ku muco kubera ko bivuze ngo buriya bagiraga abakuru bakaganira nabo. Ese ku uyu munsi hari inzu nyine z'abantu bahuriramo, urubyiruko rugahuriramo n'abayobozi nk'uko mubivuze bakaganirizwa. Abakera baganirizwaga bate, bahuriraga he? Uko twasanze abana bageraga igihe bakaganira n'ababyeyi, ababyeyi bakabahana bakabwira kirazira. Yego. Bakabereka uko umwana w'umunyarwanda akwiriye kuba yitwara. Yego. Umwana wifuzwa n'umuryango, gukurira mu muryango ukaba umuryango runaka ukwiriye kuba umeze. Imyifatire, imyitwarire ndetse n'icyo twakwita umuco. Ese ubwo mubona iby'ubu ngubu wa mugani ari imyambarire, hari imyifatire, mubona hari ukuntu mubona hari byibuze hari abo mubona ko barimo bagendera kuri icyo gihe cy'icyo gihe, cyangwa mubona twaratanye rwose? Navuga ko nta gihe ngo ntabyera ngo de n'umugani w'umunyarwanda, ariko ntabwo abantu batanye bose. Harimo abo usanga bavuga ngo uburenganzira bwabo ariko baramaze kurenga inzira. Ugasanga umuntu yambaye ubusa akabiri yiyambutse. Yego. Ni uburenganzira bwabo, akavuga ati rujije imyaka, ukamusanga cyaraziraga kubona umwana wa runaka ajya mu kabari agasinda. Cyaraziraga kubona umuhungu wa runaka umwambaro yakabaye yambaye atawikwije. Hari ibyo numvise abasore b'iki gihe bita ngo ni yakubise pocket. Yego. Ipantaro igenda inagana nk'aho ifite amabuye yayishyizemo inyuma. Yego.
umukandara cyaraziraga. Ubu rero muri iki gihe abo barahari, kubagarura birashaka imbaraga nyinshi, ariko hari abantu usanga bambaye bikwije, bashyirwa n'imirimo bakayiha agaciro, bakumva yuko bakwiriye babereye igihugu ari ab'u Rwanda. Ndavuga abo bantu ni impande zombi. Hari n'abakobwa bazi yuko bagomba kwambara bakikwiza, hanyuma hakaba n'abo usanga nabo batambaye nk'abandi bakobwa abo bikwije, ahubwo bambaye ibigezweho, ibyo babonye mu bihugu byo hanze, ibyo babonye babonanye abandi batari abanyarwanda, ibyo babonye bahuye n'abandi bambaye wenda mu mashuri, mu bubyiniro, aho hari abantu badafite ababahana, ababahugura, ababahamagara, bababwira bati musigeho. Ariko hakaba rero n'abo usanga bacyambaye rwose indangagaciro, ariko uzi bazifite aho zikomoka. buriya se ko mukomeje ukabyiniro, abubu ko mva bafite akabyiniro, ese abakera namwe mwageraga utubyiniro? Twari dufite amatorero, twarahamirizaga, twarivugaga. Igihe cyanjye narabisanze, nsanga nta musore utagira ikivugo. Abubuze muri iki gihe nabo abagiye mu ngando, erega nakubwira dufite igihugu cyiza. Abantu baganishijwe mu ngando, urubyiruko rwagiye mu ngando nk'izi zikorwa, babigisha indangagaciro na kirazira, babigisha ibyivugo. Ariko kera akabyiniro kacu kari wabaga atazi kubyina bamwitaga igishagasha. Rero byamaze kirazira nanone kubura igishagasha uri umwana w'umuryango runaka. Hanyuma rero ubwo bitumye nsubira inyuma, nshaka kwibaza kuri ubu ngubu uko mubibona n'uko kera byabagaho, cyane cyane icyerekeye urushako. Abantu ba kera bashakaga bigenze biti? Urakoze cyane, umaje ikibazo cyiza. Kera inkumi, umusore bahozwaga n'imiryango bavukamo. Umuryango runaka washaka gushakira umuhungu wabo, bakareba umuryango ufite umuco ukwiriye gushakwamo umugeni, hakaba umuranga. Umwana yagira igihe cyo gushaka, ugashaka abazagufasha kukurebera umuryango ushobora gusaba umugeni. Umuranga yaboneka akubwira twa kana kari, hari umuryango mwiza, hari abana b'abakobwa, rwose uriya muryango ushatsemo n'umuryango muzima. Hari impamvu rero bakurikiranaga, ese uwo muryango ufite ingeso nziza, uwo muryango ntuhimuka, ni umuryango ugira umuco, uburyo uwushatsemo atahura n'ibibazo byo kurwana intambara z'aho yashatse. Cyane cyane birindaga kuba washaka umuryango w'ibisambo, kuba washaka umuryango w'abantu b'abasinzi, kuba washaka mu muryango w'abantu batubaka. Niba se umukobwa atubaka, asenya ingo ze, umukobwa we ashobora kuvuka arazageso. Niba nyina w'umukobwa atarubamo yarwigeze akarusenya, bareba ya mpamvu. Ntabwo bashakaga uburanga gusa, bashakaga umuryango. Ntibashakaga uburanga, bashakaga umuryango. Nabwo butabuze, ariko bagashingira ku muryango. Ubwo se icyo gihe nyine ko numva byabaga byiza cyane ko umuryango ari washakiraga umuhungu,
ndetse n'umukobwa gutandukana kw'ab'icyo gihe mubona byari ku kihe gipimo byari bimeze bite? ntabwo byari byoroshye. Yego. ntabwo umuhungu wa runaka w'umuryango runaka yasendaga umukobwa w'umuryango runaka bashatse bashyingiye, keretse hari impamvu zigomba kuba umuntu yasendwa, za zindi zandagaza zitesha agaciro. Yego. zituma umwe muri abo bashakanye bombi atakwihanganira undi. izo ntabwo byari byoroshye kuba abantu bacyari, ntabwo batanaga kandi agatsinda rikaba rike gutana. babanaga bagamije kubana kubaka burundu, ntabwo ari iby'ubu. iby'ubu igihe umuntu ashakiye ujya kumva ngo abana bubatse mu myaka 2 ishize ngo barasaba agatanya. Ese ubundi tutaragera aho hantu gatoya mbasubiza inyuma, abubu ubona bashaka bate ko twumvise abakera ko bashakirwaga n'umuryango? Abubu bashaka nk'abubu nyine ni bake bashaka, bararambagijwe bihagije. Yego. kuko abenshi bahurira mu mashuri akaza kuvuga ati nabonye umugeni. Yego. abenshi umuhungu abona umukobwa yamubona uburanga ntamenya aho ava, ahubwo akaza avuga ngo yakamwaka inimero, akaza avuga ati nabonye umugeni ibunaka. Yego. yakwereka bamweretse, bamubaza ati se uyu muntu mu nzu z'abanyarwanda n'indi, ntabwo nigeze mbimubaza ibyo, numvaga ntacyo bitwaye. Yego. aho rero ugasanga ibishakira b'iki gihe hari n'abo bashaka ko ibyuma by'ikoranabuhanga. Yego. ikoranabuhanga risigaye riraga abageni cyane. nibuka hari ahantu hamwe umuhungu yanyeretse, njya nkunda gusaba abageni. Yego. arambwira ati dore umukobwa nabonye nzabana nawe, ndashaka yo ujya kunsabira. Yego. nagiye kumusabira, ngezeyo nsanga umuhungu arasaba atishimiwe. Atishimiwe? umukobwa yarashimwe. Yego. yashimwe n'umuhungu. umukobwa nawe ashima umuhungu. Yego. bavuga bahanye nomero, bahana n'aho bakora. Yego. ndashaka kubwira ngo igihe gito bamaranye, ntabwo umuryango w'iwabo w'umukobwa wigeze wishimira umukwe, kuko yari afite n'amateka atari meza. bivuze ngo baranatandukanye rwose, ntabwo byamaze kabiri. ibyo rero ni kwagushakira ku ikoranabuhanga, kwagushakira ko bahuriye mu nzira, kwagushakira badafite aho umuntu akomoka, kwagushaka rudafite abaranga, rwa rushako rushaka rugamije rukurikiye ababonanye bagahana telefone, ugasanga umwe arabaza undi atukorahe. Yego. mbere y'uburanga yamubonye no gushaka kubaka, nawe akabanza akareba ibyo yabona, ibyo agiye kuzana mu rugo. oya, umwana yazaga mu rugo, umukobwa runaka yishimiye kubaka, azi kubana n'umuhungu wa kanaka, bareba ubuzima bwabo bwose, ntabwo barebaga tugabana iki, tuzagabana iki. ariko se ko wumva b'icyo gihe mubyeyi bagushakiraga, ese niba byarababagaho koko abo bantu yasaga kunezezwa n'umuntu amuze, bakuzaniye umuntu nta hantu muzi, ntimwigeze muhura, hakaba nabo numva ko wasanga nk'umugore upfuye ijisho ati bamuzanye uko aza kumubona nyuma y'uko babyara abana nk'abangana. ibyo ni bya nigeze kumbwira ijambo ko nta gihe kitagira bubu. Yego. ariko kukurambagiza wa muranga yaragamije gukurikira ibyo byose. mbere na mbere warambagizaga umuryango n'umuco wawo. Yego. Yego. wumva uzuzanya n'uwawe. niyo mpamvu bashimiraga, nshimiye umukobwa runaka. Yego. ndumva ruriya rugo narukuramo umugeni.
ndumva wamujyana namutse atubyariye twabyara abana bafite indangagaciro wabigisha bakumva yego rwose. Ndashaka kubabwira ko ibiriho ubu ntabwo ari bibi byo kuvuga ngo nta garuriro, hari ibyiza n'ibibi. Na keraga aho nabwira ngo habaga abahirwa hakaba rero n'abasanga n'abatarahiriwe, ariko muzajya munibuka urushako runini duturuka ku muryango ariko rukubakwa n'Imana. Urugo rutarimo Imana rwo ntabwo rwarema. Uburanga butuvuga ni bwiza pe, ariko kera iyo wabonaga umuntu ari mwiza adafite ibyiza akora, nibyo bigaragaza ubwiza. bavuga ngo ni rwiza rw'ishyamba, nk'inkoni baca mu ishyamba batazi ubwoko. Rwiza rw'ishyamba. Ubu se noneho mukurikije icyo gihe cya kera kuri ubu ngubu mubona ikintu kirimo gituma ko iyo twebwe turahangayitse cyane, turahangayitse kuko ikintu cyitwa gatanya gikomeje kuzamuka umunsi ku wundi, ari abagishakana, ari abamaranye imyaka 10, ari abamaranye 20, mwe nk'ababyeyi bakuru mubona biterwa n'iki? Ndashaka kubwira ko ahanini ikibitera ni uko gushaka umugeni udafite umuranga. Icya kabiri kibitera ni ugushaka utagamije kubaka, cyane cyane ugasanga umukobwa aje gushaka ibyiza asa abona ku muhungu, iyo bibuze baratandukana. Mubona gatanya kuri ubu ko duhangayikishijwe n'uburyo ikomeje kuzamuka, ari abagishakana, ari abo tubona ko bamaze imyaka 10, ari abanze 20, mwe nk'ababyeyi bakuru mubona biterwa n'iki? Turi nkubwira ko nta gihe ibyiza bihora birambye ngo bibeho gusabye kugira kirogoye. Yego. Ariko ndashaka kubwira ko dufite ubuyobozi bwiza. Yego. Buyoboye abanyarwanda, bukuye u Rwanda mu myumvire n'imyitwarire bari bafite kuva iki gihugu. Mpamya yuko kirasa naho cyaremwe bushya. Yego. Bariya batanaga bazanywe n'ibintu. Ahanini nubwo ingeso mbi zaba zihari, abashaka gutana kugira ngo abone ibyo agabana. Yego. Ndagira ngo mbahe muzabyitone murebe, ni hafi aho bamaze itegeko rigiriye ko umuntu utari wamana n'undi myaka 5, 6 adashobora gusaba gatanya. Yego. Bimaze gucogora. Yego. Ubundi baravuga ati reka rwigere nduvemo. Mbona ibintu. Ariko baravuga ati nimbigenza ntyo ntibimpira ubu ko akabureka mbere. Ibyo ndavuga impande zombi, ndavuga abahungu n'abakobwa. N'abahungu bagiye byari byarabaye ubundi cyaraziraga, iyo wasabaga umugeni baragushyingiraga, bakubakira umwana uko urugo rushoboye, uko umuryango ushoboye. Yego. Iby'iki gihe kibyica, abo ngo bazana ibyo umukobwa wa kwa kanaka yazanye. Yego. utabibona mukarwubaka mutanezerewe. Yego. Kuko hari ibyo numvise kumva yuko mukobwa kubera yuko bavanze umutungo rusange, hari abashaka ngo abakobwa baze bikoreye intebe n'ibitanda. Yego. Ubundi byakaba ari igisebo. Hari n'abashaka ngo umukobwa niba ugiye kumushyingira n'ugomba gukinga inzu. Ndavuga kera bageraga inyegamo yakingaga ku buriri. Yego. Arizo ntimbe z'iki gihe. Yego. Arashaka intimbe za miliyoni 2. Mbese no kuvuga ngo wa mukobwa wundi washakaga niba adafite amafaranga, ni mu nabana atarabonye za nimbe za miliyoni 2 ntabwo azabana neza. Azavuga ati nabuze intebe. Ubundi umukobwa akwiriye kuza azanye ibyo umubyeyi amuhaye bigashima. Hari ibikora mu nzu akwiriye kuza ari byo yikoreye by'iwabo.
yego ahawe n'iwabo ariko ntibajye kumubwira ngo agomba abantu benshi intebe zisenyeye abantu kandi ashaka tugomba kujya kuzireba tukareba intebe tugura intebe zisenyeye abantu umuhungu n'umukobwa wa mukobwa n'utazanye n'izi nimbe ntituzabana amarido ntabyo kuvuga ngo usange umusore afite mu nzu n'intebe azifite ugomba kuza ugasanga urugo rwuzuye washatswe niko byagendaga ubundi niko bikwiriye nuko usanga umuhungu yiyubatse nkaza nk'abana nawe azanye umutima ukunda uca bugufi gusa nta kindi ibyo rero nibyo byabuze inama rero mwagira abatarashaka icya mbere nibareke gushaka ibintu bashake abagore shaka umukobwa muzabana ushingiye aho avuka ushingiye ku muco wa ba nyirasenge ushingiye ku muco wa sobukwe ushingiye ku rugo rurambye reka gushakira umukobwa muhuriye mu nzira utazi ahava reka gushaka umukobwa ubaza uti nzi neza ko igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo byinshi hari umukobwa wabuze uti wanyu ni hehe akakubwira ati numvaga kuko uwo ni umwana wacitse ku icumu wenda utarageze abamuha amateka kurikirana urebe imyifatire y'imyitwarire ye umushake kuba umwana ufite umuco kuko ibyamubayeho ntabwo bigomba kumurekaho byamubayeho ariko agomba kujyana n'abandi agakura nk'abandi akabaho nk'uko isi imeze ariko atari ukuba icyomanzi yego murakoze cyane ubwo rero nababaza ikibazo cya nyuma numvaga nari nibajije iyo umuntu yibajije bituma abaza kuko tuba twagira amahirwe yo kubona umubyeyi usobanukiwe nari nibajije nti ese kera abana b'abakobwa nagiye nkunda kuganira n'abantu bakuru njye numva ko abana b'abakobwa kera yabaga nk'ukuzemo niba babyita kuba umwangavu niba ntihari uko yenda icyo gihe bigaga niba batarigaga simbizi neza ubwo ashatse kugera hari igihe cyo kwiga cyabayeho hakaba n'igihe cyo batigaga cyabayeho hano ngo koherezwa kwa nyirasenge kuri ubu dusigaye tubona abana b'ubu ntabwo bakigira ngo boherejwe kwa nyirasenge batinya ngo batabaroga abandi bagatinya ngo bagati ese mwebwe icyo gihe cyanyu cya kera umwana w'umukobwa kugira ngo abe umukobwa agire indangagaciro zimuranga uko niko koko yajyanwaga kwa nyirasenge si uyu munsi niba bitaba uko mubona uwo mukobwa uko azavamo umukobwa ukwiye kuba umugeni nyirasenge w'umuntu hari abajyanwa kwa ba nyirasenge ariko umuryango ba nyirasenge w'umukobwa bamusangaga no mu rugo iwabo bagafatanya na nyina w'umubyeyi baba bafite bakamuganiriza iby'iki gihe ubu byarahindutse musigaye mufite ibyo harya mubyita ikingo ni buredi shava nibi buredi shava buriya rero mugenda musimbuza ibintu ibyari bizima mugashyiraho ibyo mwita byiza twe nk'abakuru tudashima kuko hariya ntabwo ari ihaniro ndetse mukurikije igihe babikorera umukobwa wajya gushyingirwa byamwuzura mu mutwe ntazabone n'ibyo akuramo ntabone ibyo akuramo numva nyirasenge w'umwana nyina w'umwana bafite indangagaciro nabo twagize n'amahirwe yo kongeraho itorero aribo bakaganirije bakigisha abajya gushaka kurwubaka ibyo byo gutora uwo munsi mushaka mukicara mukajya gukuriza umukobwa ntabwo ari byo bikwiye narabibonye ntabwo ari byo bikwiye bivuze rero ngo ahubwo byakabaye ari ibintu bifata igihe kinini umwana ari umwangavu w'umukobwa rwose akigishwa uko bakubura bakamukebura bakamubwira bati
dore ibikorwa bityo umwana ugeze nkaho ukwiriye gukora ibi ndetse akaba n'abandi bashaka kurera inzarutoya ntabwo uzagana mwana wanjye reba imirimo yose kurera inzara ubwo bivuze umukobwa udashobora kugira icyo akora mu rugo harimo umukozi ntashobora kuba yamenya no mu byumba bya mama w'umubyara ntamenye ko umwana asasira nyina umwana ategurira nyina nubwo yaba yize asobanukiwe kajana aha agaciro ababyeyi agahesha agaciro iwabo icyo gihe ubu nibyo twita yuko umwana atarizwe bajeyi yigishijwe noneho uko kwigishwa kwe bikamuha inyigisho azajyana n'aho azashaka n'umuhungu nuko ese abahungu koko nyine byagendaga bite kuva kera turumva umukobwa yoherezwa kwa nyirasenge cyangwa akamusanga no mu rugo umuhungu yigishwa n'umuryango akigishwa n'urungano ruzima ntabwo ngo nta gihe abo batabayeho akigishwa na ba se wabo nta n'ikindi bamwigishaga ni imyitwarire n'imyifatire na kirazira burya uko ugomba kuba ugaragara mu gice urimo no hirya warenze uko ugomba kuba imivugire yawe hagati mu bantu ubwitonzi kumva uko ababyeyi baganira ukumva ko ukwiriye gukurikiza ikiganiro cyandumvise ndashubije kitari umushyanuko nubwo ubu hari amashuri nta munyeshuri usubiza icyo umwarimu atamubajije ubwo nyine abatsinzwe niko rero n'abahungu bari bameze abatsinzwe cyane ibyo bintu soko kurigeze kubimbwiraho arambwira ngo ubundi iyo ubwiye umuntu ngo ese ngo twakora iki ngiki noneho ngo uwo muntu agahita avuga ngo nta kibazo arambwira turya muntu burya abatsinzwe ati kiba ari ikizamini yanditse ku rupapuro ese twakora iki ngiki karibu ku meza ntakubwira ati ndahaze murakoze cyangwa reka nze dusangire ahubwo wese gusubiza nta kibazo sokura akavuga ati nta kibazo ubwo abagusubije iki ntacyo wumvise ntacyo nuko wabaza umwana ukamuza uti kiriya ni iki ririya ni ibati umwereka ariya tara iyo atakubwatoya ati ntabwo ari ibati ahubwo ni itara yego iyo akubwiye ngo oya gusa akubwiye iki ntoya gusa rero turabashimira cyane ababyeyi beza nagira ngo musoze mugira inama noneho abashakanye mwagiriye inama abashatse abatarashaka ariko noneho twagira ngo dore gatanya iteye ubwoba yizamuka buri munsi ariko muri uyu mwaka wa 2026 numva abantu bose bakwiye guhagurukira icyo kintu bikaba mu rundi rwego mu nama zanyu abashakanye abato abakuze mwabagira inama ki kugira ngo basobanukirwe ko ibyo bakora ibyo biza bikagira ingaruka ku bana babo nagira ngo mbagire inama bashakanye ko urushako rwabo rukwiriye kuba urw'ubuzima bw'iteka ryose icyambere kigomba gukorwa ni ukoroherana nta muntu wubaka uko runaka yubatse ubaka ushingiye ku myoroheranire yawe na mugenzi wawe ubaka ushingiye ku ijambo mbabarira ubaka uzi yuko utari imiseke igoroye mugenzi wawe nakosa muha imbabazi kandi niyanga no kugusaba imbabazi ari mu cyaha we muha imbabazi kuko ugamije kuzabana nawe ubuziraherezo gira ibyo urenze amaso erega buri muntu burya agira ingeso ye n'undi akagira iye ariko igituma abantu babana bagasazana mu bworoherane ibuka aho mwahereye mujya kubana bwa bwiza wamubonyeho ntibikwiriye gucurika mu maso hawe
ya migambi wari ugamije kubaka. Nukwiriye kumva yuko byahinduka ukongera ukubaka bushya. Kandi unamenye ko wowe n'uwo mwashakanye nimwe murage w'abana mwabyaye. Mwihanganirana mukaganira neza, ntihagire ubumvira, abana banyu bakabona ingeso zanyu nziza, nabo niko bazubaka. Nta kindi rero abubatse nabageraho inama, nibumve koroherana, umuntu gusabana imbabazi, kumva yuko nta bishya bikwiriye guhanga bisimbura urushako rwanyu rwa mbere. Murakoze cyane. Murakoze Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze bakunzi bacu, mugira ngo inama murazumvishe, mwumvishe kera imyitwarire yari iriho, mwumvise uyu munsi imyitwarire, mwumvise inama igiriwe abatarashaka, abantu batarashaka. Ni ukuri cyane ikiganiro mwese kikabageraho mugasobanukirwa ibintu byo gushaka ibintu. Njya mpora mbibabwira ngo rega bya bintu ushobora kubishaka wagerayo bigashira. Ubuntu ujya gushaka umuntu akamushaka atamuzi ni ishyano. Ese ubwo umushatse wagera mu rugo ugasanga ni igisimba, banza umenye, uperereze umenye umuryango we. Hari n'ikindi kintu cyo namaze kubona yuko kubera uko guhurira ngo mu kabyiniro cyangwa bakijijwe mugahurira mu rusengero, ntubaririje, ntumumenye neza, mufashe umwanzuro muragiye mugeze kure, muje gusanga ahubwo muri n'abavandimwe, kubera ko iby'ubu tutagisurana cyane, tutakimenyana cyane. Rero muramenye akariro gake niyo mushaka kubaka ururamba. Nyamuneka nimwongere mugire amatwi yumva ababyeyi banyu, bashobore kubagira inama urushako nyarwo rwatuma muramba mu rushako rwanyu. Imana yo mu ijuru umugisha umubyeyi wacu atuganirije neza, n'abashatse namwe nanjye ndimo. Twongeye kwibutswa ngo nitworoherane, dushyire Imana imbere, izatwubakira urugo rwacu rukomere, tworoherane. Iyo buto iryo pesu twongeye, icyo gifungo twongeye kugikandaho, tworoherane, ubundi urushako rwacu ruzaba rwiza. Kandi muri byose dukora twibuke ko ari twe barimo b'abana bacu, kandi mu byo dukora byose ubundi turasa naho nta kindi dukorera uretse b'abana gushaka ubuzima bwabo bw'ejo ko buba bwiza. Ntabwo buzaba bwiza mu gihe turyana, dufite umwiryane mu mago yacu. Imana iduhana umugisha rero, kandi twizeye ko inama tugiriwe hamwe n'Imana bizashoboka, tukagira urugo rwiza, tukagira umuryango mwiza, tukagira itorero ryiza, ndetse n'igihugu tukakigira umumaro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. Amena.